niba kubwira amazina y'inkotanyi zakoze akazi mu Rwanda mu gihe cyo kubohora u Rwanda mu 1990 kugeza 1994 mu ihagarikwa rya jenoside yakorwaga abatutsi mu Rwanda, uzumvamwo n'izina Mubaraka Muganga ndetse General Mubaraka Muganga, ariko si izina Mubaraka Muganga ryaririmbwaga nk'intwari no ngubu abanyarwanda bakarimba nk'intwari nk'umwe mu basirikare b'intarumikwa inkotanyi cyane ndetse n'abavuga rikijyana mu Rwanda. Byaje kurangira gute Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kumushinja ibyaha byibasiye inyoko muntu, kwica abantu mu burasirazuba bwa Kongo, gutanga intwaro no gutanga ubufasha ku nyeshyamba za M23 zishinjwa kwivugana abarenga miliyoni 6 mu myaka irenga 30 uhereye mu mwaka wa 1996 kuzamuka kugeza mu mwaka wa 2009 ubwo M23 yasinyaga amasezerano ndetse na guverinoma, no kugeza mu mwaka wa 2012 M23 ivutse, no kugeza mu mwaka wa 2013 M23 yifagiye yigarura umujyi wa Goma, ndetse nubwo yaraswagaho n'ingabo za leta na Loni bikaza no kurangira imanitse amaboko, bamwe mu basirikare bagahungira mu Rwanda abandi muri Uganda, no kugeza mu mwaka wa 2021 ingabo z'u Rwanda ziri gushinjwa kongera gufasha inyeshyamba za M23 kongera kugaba ibitero mu burasirazuba bwa Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu rero birimo komeje kugenda ku basirikare b'u Rwanda, barimo nanone Mubaraka Muganga n'izindi nshuti ziwe cyangwa se bamwe mu basirikare bakorana aribo Rusisi, Vincent Nyakarundi, Stanislas Gashugi. Nanone kandi ntibagiwe na Leta General James Kabarebe dore ko yamaze gufatirwa ibihano n'imitungo yabo kandi iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amafaranga yabo yamaze gukomirwa ndetse bikahita binaborokwa n'imiryango yabo, bakavuga ko ishaka kutemerwa gukangira gukandagira kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kundi reka tubivugeho, ni Mubaraka Muganga se ni muntu ki isi yumviga kangarana. Nanone kandi bagira ku kibazo cya Kongo akaza muri batanu ya mbere bashyirwa mu majwi nanone ko barafashije inyeshyamba za M23 kwigarurira imijyi irimo Goma na Bukavu, no kugeza no mu bafasha na virusi byo ko baje kubivamo shisha itabona bitewe n'itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga ko Washington DC hamagariye Paul Kagame ikamuha amasaha ntarengwa yo kujyana ingabo za M23 ziba zavuye muri Uvira, kugeza n'ubu zitarongera gutekereza no kongera gufata. Ubundi dore ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeza gutangaza ibihano ku Rwanda n'abayobozi barwo ndetse n'inyeshyamba za M23 bashyigikiwe n'umutwe wa FDLR wemeye kumanika intwaro ku masezerano wagiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nge wumva na Olivier naho yitwa Exafifo News. Icyo usabwa no kubana natwe muri kino kiganiro tujye kuvuga kuri Mubaraka Muganga ibintu yakoze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikicara zikamwigaho zikamufatira ibihano ndetse bigatera perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubwoba n'abandi bantu. Kuva ino ntambara ya Kongo yamaze gutangira ntabwo yagize ingaruka kuri Kongo gusa, n'amabuye y'agaciro bavuga kurwa muri Kongo azanwa mu Rwanda ntimumbaza hana bayagiye, kubera ko ino ntambara yatumye ibintu byinshi bizamba, inkunga zaterwaga u Rwanda zirahagarara, binatuma na mituweli izamuka igera ku 2020, ndetse muri bamwe mushanzwe mushishoza mubona ko ibintu byahinduye isura. Ubundi hari abasirikare baba mu gisirikare igihe gito, ariko ndetse hari n'abamara imyaka myinshi cyane bakazamuka mu ntera kugeza bageze ku myanya ikomeye cyane. Muri abo ngabo harimo na General Mubaraka Muganga, umwe mu basirikare bakuru b'u Rwanda. Ni umusirikare ufite uburambe bw'imyaka irenga 30 wagiye unyura mu nshingano zitandukanye kuva rero mu rwego rwa ofisiye muto kugeza rero ku mwanya wo kuba nanone umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ubu. Ariko se Mubaraka Muganga ni muntu ki? Yavukiye he? Yize he? Yinjiye ate mu gisirikare? Nize nshingano yagiyeho? Kandi se ni gute nanone yaje kuba general w'inyenyeri enye? Reka rero dusubire inyuma mu mateka turaza kubihuza n'impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamufatiye ibihano. Byose nta mateka umurage no kumenya ukuri. Ni kuri Exafifo News, nge na Olivier nkora bikubwiye, ukandi subscribe, share, like na comment. Amakuru yatangajwe rero ku buzima bwa General Mubaraka Muganga avuga ko nanone yavutse mu mwaka wa 1967, avukira mu buhungiro mu gihugu cya Uganda kimwe n'abandi banyarwanda bose yakuriyemo cyangwa se yakuriyemo, ngo ndavuga imbere muri Uganda, mbere yo kwinjira mu bikorwa nanone bya gisirikare. Mu mpera z'imyaka ya 1980 yatangiye amasomo ya gisirikare. Mu mwaka wa 1988, mu mwaka wa 1988, mwaka wa 1989 yize cadet officer courses ndetse aza kwinjira mu gisirikare cya Uganda. Amasomo rero nanone yamwinjije muri urwo rwego rw'abasirikare bato. Kandi nanone Mubaraka Muganga yabaye nanone mu basirikare bagize uruhare cyane mu rugendo rwa NLA ndetse muri Uganda, nyuma za nanone kwifatanya n'abandi barwanyi b'abanyarwanda mu rugamba rwo kubohora u Rwanda no guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi mu mwaka wa 1994. Icyo gihe kandi yari akiri mu rugendo nanone rwo kuzamuka mu gisirikare. Nyuma y'1994 nanone kandi yakomeje gukora mu ngabo z'u Rwanda, agenda ahabwa inshingano zigiye zitandukanye. Mubaraka Muganga kandi ntabwo nanone yagarukiye mu myitozo ya gisirikare gusa,
yagiye ndetse yiga n'amasomo atandukanye mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Mu mwaka wa 2005 yize amasomo mu mashuri makuru ya gisirikare i Lusaka muri Zambia. Mu mwaka wa 2006 yize nanone ibijyanye n'imicungire y'ingabo muri Kenya. Mu mwaka wa 2007 yize amasomo ajyanye n'ubutumwa bwo kugarura amahoro muri Peace Support Training Center muri Kenya. Mu mwaka wa 2008 yagiye muri Afrika cyangwa se muri Africa Strategy Courses ndetse muri Nasari bahita Nasari High Military Academy mu Misiri. Mu mwaka wa 2012 nanone yabaye ingenzi cyane mu rugendo rwe rwo kongera ubumenyi. Yize amasomo ajyanye no gutegura ibikorwa bya gisirikare muri National Defense University of the People Liberation Army ndetse no mu Bushinwa. Ndetse nanone yanize ibijyanye n'imiyoborere ya gisirikare, amasomo y'abasirikare bakuru ndetse nanone na strategic management muri Tsungusha University, naho ni mu mashuri ya gisirikare mu Bushinwa. Tsungusha University mu gisirikare nyine cy'Abashinwa. Ntabwo nigeze niga gusoma igishinwa ko bivuga byose nibyo. Afite kandi masters degree mu bijyanye n'imiyoborere nk'uko amakuru yatangajwe n'ibinyamakuru byo mu Rwanda abivuga. Muganga kandi yagiye ahabwa inshingano none zikomeye cyane mu gisirikare. Kuva mu mwaka wa 2008 kugeza mu mwaka wa 2012 yayoboye diviziyo ya 4 y'ingabo z'u Rwanda. Naho kuva mu mwaka wa 2013 kugeza mu mwaka wa 2015 yayoboye diviziyo nanone ya 3. Hanyuma ndetse mu mwaka wa 2016 kugeza mu mwaka wa 2021 aba umuyobozi wa diviziyo ya mbere ndetse nanone ikubiyemo umujyi wa Kigali n'intara y'Uburasirazuba. Izi nshingano kandi zamuhaye uburambe bukomeye cyane mu kuyobora ingabo nanone nyinshi cyane no gucunga ibikorwa by'umutekano mu bice bitandukanye by'igihugu. Usibye kuba umusirikare General Muganga kandi nanone yagiye agaragara cyane mu buyobozi bwa APRFC. Nanone kandi muri Mutarama mu mwaka wa 2021 yagizwe chairman wa APRFC ndetse asimbura Lieutenant General Jacques Musemakweli. Umuyobozi nanone bwa APRFC yakomeje no gushyira nanone imbere gukoresha nanone no guteza imbere abakinnyi n'abanyarwanda. Mu mwaka wa 2022 Muganga cyangwa se Mubaraka Muganga, nivuga Muganga muri Mubaraka Muganga, yavuze ko nanone APRFC idateganya guhindura politike yayo yo gukinisha abakinnyi b'abanyarwanda. Ibi ngibi byanatumye rero izina rye rimenyekana cyane atari mu gisirikare gusa, ahubwo rinarushaho nanone kumenyekana cyane no mu mupira w'amaguru. Abantu bamufata nka chairman wa APRFC nk'umufana wayo mukuru. Muri Kamena mu mwaka wa 2021 Mubaraka Muganga yagizwe rero umugaba w'ingabo ndetse zigwanira rero ku butaka. Nyuma y'imyaka 2 ndetse habaye nanone impinduka zikomeye cyane mu buyobozi bw'ingabo z'u Rwanda. Ku itariki 5 Kamena 2023 Perezida Paul Kagame yamugize umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda asimbura General Jean Bosco Kazura. Ndetse nanone yari intambwe ikomeye cyane mu rugendo rwe rwa gisirikare. Ku itariki 20 Ukuboza 2023 Perezida Paul Kagame yazamuye Mubaraka Muganga mu ntera ndetse yahawe ipeti rya General w'inyenyeri enye. Ibi byamugize nanone umwe rero mu basirikare bafite ipeti ryo hejuru cyane mu ngabo z'u Rwanda. Mu myaka yamaze mu gisirikare General Muganga yahawe imidari itandukanye ndetse muri iyo midari harimo umudari wo kubohora igihugu, umudari wo guhagarika jenoside, umudari wihariye cyangwa se umudari wirahira rya perezida, umudari wo gutabarira igihugu hanze yacyo, umudari cyangwa se imidari ijyanye n'ibikorwa by'urugamba n'umurimo. Bigaragaza urugendo rurerure nanone rw'umusirikare ukomeye cyane mu Rwanda kubera imidari ahabwa n'ishimwe urimo arahabwa nk'umusirikare wakoreye igihugu cye. Ndetse nanone nk'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, inshingano ze zigwa nanone kuyobora no guhuza ibikorwa bya RDF. Rero n'umwe mu bafite rero inshingano zikomeye cyane mu bijyanye n'umutekano w'igihugu, imyitozo y'ingabo, ibikorwa bya gisirikare ndetse nanone n'ubutumwa bw'ingabo hanze y'igihugu. Ndetse nanone kuba nanone yaranyuze rero mu myanya itandukanye y'ubuyobozi bw'ingabo ndetse n'ikimwe mu byamuhaye rero uburambe bwo kuba ari kuri uwo mwanya w'aka kanya ariho. Umwanya nanone wo kuba cyangwa se umwanya w'umugaba mukuru w'ingabo za RDF ufite rero uruhare cyane mu bibazo by'umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Rwanda rero ruri mu karere karanzwe n'amakimbirane menshi cyane ndetse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu rero ubuyobozi bwa RDF bukomeza rero gukurikiranira hafi ibibazo by'umutekano byo mu karere.
Hari kandi igice nanone cy'ubuzima bwe nanone abantu benshi cyane bamuziho APRFC, nubwo nanone ari umusirikare mukuru yagiye anagaragara rero kenshi mu bikorwa by'iyi kipe. Mu mwaka 2026 imyaka turimo nyine yakomeje no kugaragara cyane hafi ya APRFC, ndetse no muri Mata mu mwaka 2026 yasuye abakinnyi bayo mu myitozo mbere y'imikino nanone ikomeye cyane ugiye gukina na Rayon Sport muri Mutarama 2023. Nabwo kandi yagaragaye nyuma y'umukino APRFC yatsinzemo Rayon Sport ibitego 4-1, ndetse atanga ibitekerezo rero ku mikinire n'imisifurire. Bigaragaza ko nanone n'uyu munsi akomeje rero kugira umwanya ukomeye cyane mu buzima bwa APRFC. Tugana ku musozo ku mateka ya Mubaraka Muganga nanone kugira tubihuze n'ibibaye n'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo no kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimushinja ibyo byaha. Ndagira mwibutse gukanda subscribe ndetse tunagera ku musozo w'ibyo ngibi, ndetse mu ncamake rero bihuza n'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamufatiye n'icyo bamubonamo. Banza wumve kano kantu. Amateka ya Mubaraka Muganga rero ni urugendo rurerure rwo mu gisirikare, nanone kandi wavukiye mu buhungiro muri Uganda mu mwaka w'1967 nabivuze haruguru, kimwe n'abandi banyarwanda, kimwe n'aba Mubaraka Muganga, kimwe n'aba Kagame Yababajwe Nibyo, Perezida Paul Kagame n'abandi benshi cyane bagiye barwanira igihugu cyabo. Amasomo ya gisirikare kandi yagize muri Uganda, Zambia, Kenya, mu Misiri ndetse no mu Bushinwa. Hose yagiye haca ahakoreshwa ikosi rihambaye cyane n'imyitozo ya gisirikare namufasha kwihanganira uburibwe, ibibazo, kurwana, kwiga urugamba ndetse n'ibindi byamugize impuguke cyane mu gisirikare ndetse no kuba inararibonye. Akiva kwiga rero mu Bushinwa nanone kandi yigizwe cyangwa se yahawe kuyobora diviziyo zitandukanye z'ingabo z'u Rwanda. Nanone kandi yabaye umugaba w'ingabo z'u Rwanda nyine za RDF zirwanira ku butaka, ndetse mu mwaka 2023 kandi yagizwe umugaba mukuru w'ingabo nanone z'u Rwanda. Hanyuma rero mu Kuboza uwo mwaka rero ahabwa nanone n'ipeti rya General w'inyenyeri enye abihawe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Nanone kandi yabaye umuntu wamenyekanye cyane mu bikorwa bya APRFC nk'umuntu wabaye umuyobozi wayo. Kuva rero ku musirikare muto rero watangiye rero amasomo ya Cadet Office Courses ndetse nanone ahitwa Ashinjwa kugeza rero kuri General uyobora RDF. Urugendo rwa Mubaraka Muganga rero ni rumwe nanone mu zigaragaza ko umusirikare ashobora nanone kuzamuka mu nzego zitandukanye akoresheje uburambe, amahugurwa n'inshingano ahabwa. Niyo nkuru rero General Mubaraka Muganga rero umusirikare mukuru, umuyobozi wa RDF ndetse n'umwe mu bantu bagize uruhare mu buyobozi bwa APRFC no kubohora u Rwanda. Mu mateka yo mu ncamake namuvugaho rero, reka tubihuze n'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimushinja kuba yaragize uruhare mu ntambara ikorera mu burasirazuba bwa Kongo mu kuyishyigikira, gufasha inyeshyamba za M23 diviziyo yewe ndetse no kuri bamwe mu bantu bagize uruhare. Ubundi habanje gufatirwa ibihano uwitwa Retired General James Kabarebe ku bihano yari yafatiwe byo kuba none yashinjwaga ibyaha byo kuba yarafashije inyeshyamba za M23 kuzihuza na RDF, gutanga ubufasha no kubyinjiza mu Rwanda, nyine kubyinjiza ati twakunguka gutya, bigenze gutya twakunguka gutya. Ibyo byose rero ni byagiye none bigaruka rero ku bihano ndetse cyangwa se ku byo bashinjwaga abayobozi barimo Retired General James Kabarebe. Nyuma yaho kandi none hagiye hafatwa n'ibindi bihano byinshi ku bayobozi, abakuriye inganda, abakuriye igisirikare, harimo nyine n'uyu Mubaraka Muganga. Nibutse ko afatirwa ibihano bifashwe ku itariki 2 ndetse 2026 yifatiwe hamwe n'abandi batatu aribo Vice Nyakarundi tuzamugaruka akaba ari umugaba mukuru w'ingabo z'inkorokoro, Army Chief of Staff, ashinjwa kugenzura ibikorwa by'ingabo zifasha M23 yafatiwe ibihano ku itariki 2 2026. Akaba kandi Rukikano Sisi, akaba Major General ndetse inkotanyi cyane we tuzamugarukaho, kandi akaba ari n'umuyobozi wa diviziyo ya 5 y'ingabo z'amaguru cyangwa se ingabo z'Rwanda ku butaka za RDF. Akaba ashinjwa kuyobora ibikorwa byafashije M23 ndetse nawe akaba yarafatiwe ibihano ku itariki 2026. Hakazamwo Stanislas Gashugi kandi umuyobozi w'ingabo zidasanzwe za RDF Special Operation Force Commando, ndetse yashyizwe kuri uwo mwanya na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ndetse nanone muri Werurwe 2025 nawe yafatiwe ibihano ku itariki 2 Werurwe 2026. Hakazamwo twatangiye kubera mu ntangiriro tuvuga ari we General Mubaraka Muganga, akaba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, Chief of Defense Staff. Akaba ashinjwa kugira uruhare rero mu gutegura no kuyobora rero ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo. Yafatiwe ibihano nawe ku itariki 2 Werurwe 2026. Ese bino bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatira abayobozi b'u Rwanda ndetse n'ingabo z'u Rwanda, urumva nanone bikwiriye bitewe n'inyungu nanone za politike cyangwa se nanone no guhohotera u Rwanda. Ibyo bihano nanone kandi byakurikiye n'ibindi bihano byagiye bifatirwa abayobozi b'u Rwanda bagiye batandukanye, ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko ubwo zizatangaza n'urundi rutonde rw'abayobozi b'u Rwanda batemerewe na rimwe gukandagira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika iteka ryose. Ubwo uzafatwa nyine yabikoze murabyumva nyine no kumushyira muri yombi cyangwa se mukuta muri yombi, kuko azaba yamaze kurenga ku bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika
zamaze gufatira rero u Rwanda muri rusange. Ariko nanone saba ngabo gusa none bafatiye ibihano kuko nanone hafatiye n'ibindi bihano. Washington DC nyine yafatiye ibihano ibigo birimo nka Mugambi Minerals Limited, Wolfram Mining Processing Limited, Inkwavu Mining Corporation Limited n'abayobozi babo bibigo ndetse bafatiye ibihano Jean-Marie Kalima rero niwe perezida rero wa Gasabo Gohode ndetse na Bosco Kayaboti niwe uyobora ibikorwa bya buri munsi nk'umuyobozi mukuru wabyo, ndetse hari nyine hatunganyizwa amabuye y'agaciro ndetse na zahabu. Muri make rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gufatira abantu benshi cyane b'u Rwanda ibihano bagera ku 8 ndetse n'ibigo byabo, ndetse harimo Bugambira kimwe, Wolfram 2, Inkwavu 3, akongeramo na Gasabo Gold 4. Ibyo byose byafatiye ibihano, kongeraho bari abayobozi 4, kongeraho 6, kongeraho bano 2 6, Tade John James Kabarebe 7 n'abandi bagiye bafatirwa ibihano n'Uburayi. Ntabwo ari ibirayi, bagiye bafatirwa ibihano n'Uburayi. Gaye Imana ibahereza ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima itwa X4 News. Urugendo n'akanze butende subscribe cyangwa se sabone, kandi kunzugira yaza biri gufasha kubona amakuru y'ibiganiro byacu bya buri munsi. Mwumvaga nitwa Olivier. Imana ibahereza ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima nakagaruka. Ntugacikwe n'ibiganiro bya X4 News. Bye bye.